ushimwe kuko umva gusenga ntaco nabona mu kuboko kwawe hari binezeza byinshi we yowe ntaho nabona hello vipi agikurikira nikihe hari igitero waruvuze yobora simpanchi bakakera ndacibagiwe niguteko tugende mu kuboko kwawe hari binezeza mu kuboko kwawe hari binezeza byinshi ntaco nabona ico nakwitura ariko ko wanjana niko mu kuboko kwawe hari binezeza byinshi nanjye nzahora mbigushimira none twatwarinze gute ngo ntaco nabona ico nakwitura ariko arakindi gitero warumwe ngo dufatire nacibagiwe mu kuboko kwawe hari binezeza byinshi ntaco nawe oya nanje nzahora yobora guzutera uwa okay sawa mu kuboko kwawe hari binezeza byinshi we nanje nzahora mbigushimira mu kuboko kwawe hari binezeza byinshi we nanje nzahora mbigushimira ntabwo nabona ico nakwitura kubyo nkorera biranengaza we ayiwe ntabwo nabona ico nakwitura ibyo nkorera biranezeza mu kuboko kwawe hari binezeza byinshi we naje nzahora mbigushimira mu kuboko kwawe hari binezeza byinshi we naje nzahora mbigushimira mu kuguru kwawe hari binezeza byinshi we naje nzahora mbigushimira mu mutwe wawe hari binezeza we ayiwe we naje mbigushimira amen hello vipi yambu cyane bantu banje nizere ko aho muri mumeze neza cyane yego uzi ko nsanze twarayobye impano ayiwe imiririmbire ni yakuri nta kuntu muri ararme bodushiramo ayiwe we bakofiganti bodushira kandi gaturirimbye twicaye iyo duhaguruka tugakora na dance twashizemo ibintu z'amatara kabisa none twe twaturi mu nta matara dufite nta matara harimo amatara na mikrofone mu kuboko kwawe hari binezeza byinshi we nanje permutation ugiye kurimba soprano y'abagore nanje ndirimbe tenare mu kuboko kwawe hari binezeza byinshi oya kunaniye tenare nanje nzahora mbigushimira tenare nanje nzahora mbigushimira mu kuboko kwawe hari binezeza byinshi nanje nzahora ugiye kuririmba tenare ndirimbe soprano mu kuboko kwawe hari binezeza byinshi nanje nzahora mbigushimira mu kuboko kwawe hari binezeza byinshi nanjye nzahora mbigushimira yose yayi mu Rwanda yose yayi ko waririmbye mani uziko waririmbye baturusha akantu bro ariko ibintu zo kuririmba tugize ngo tuzinjiremo simple as kolabona mbonye ariko mana none ngo byifashe bite ibintu ni fresh ibintu ni gwaneza neza yego tugira gutya Nairobi turakubura tukubona i Kigali uvuye ikina Nairobi Nairobi rero narakubitwaga cyane mu byukuri gukubitwa sinza nkunda gutandukira nkigera Nairobi bwa mbere umunsi bankubise no nataye ikarita yo kwa Gisegeti barankubise bankoresha intuze umucezo wo kunama ngo kazunguruka gutya nuko nunamye ganshuri ku bwenge ngo nzunguruke njengira ngo yenda n'umucezo gaworoheje kumbe nacuritse ubwenge bwanje bukenti bwambwira ko nacuritse ubundi bwenge Kuva habayemo confusion. Encore. Yeah, I can repeat that. My knowledge.
your knowledge wamugane tugende mu Cyongereza. My knowledge vuga when I was in Nairobi is coming in Nairobi for the first day in Nairobi me Lewis as Lewis Mbangutse Kazungu Veradum. Ukwitwa Kazungu? Your name is Kazungu. Kazungu Veradum Mbangutse Umubirigi. Yeah, Matthew. And then when I was in Nairobi, for the first day, there is 3 boys who is coming somewhere I was staying and taking me to meeting with the Gali. He was Gali ama Galo ama what? He was taking. There was a Gar. That boys was wanted to meeting with me and that guy. You understand? I understand, but not well. You have to understand well. And then? So we are going on Sheko Street. Sheko Street. You look at Sheko. Yeah, nearby Dandora. Yeah, nearby Dandora. So when we are coming here, there, we are meeting with the guy. The guy? Or the guy? Gar, the Mushana. Yeah. When she's back at home, has abagabo batatu. And then? Has abagabo batatu. He's taking gas. Noneho gasobanura neza umukobwa twaza dupfa kuvuga we yaje gute. Noneho nageze muri Nairobi barambwa ngo kwibamo neza biragusaba ko uba ufite umukobwa mukundana. Ndababwira ngo icyo nari rasengeye iminsi yanje yose yo kubaho. Kandi ndagishoboye. Kandi gukundana gutanga amapenzi. I love you. I need you in my life. You will be my wonderful. Izo ni ibintu zanje cyane. That is my simple problem. Yego. Ubura mushatse umukobwa. Mbaga turatangiye turaganiriye nawe umukobwa ndamubwira ki I am Lewis Mbangutse Jean Claude Kazungu Veradum. Kuri talking umubiri. Noneho bigezaho. Umwana arahindukira arataha. Yego. Suyara gatubwiye n'umwana urumva namushize ngo amasomo menshi. Wewe uramucengeza kabisa. Ndamubwira ngo uko wandeba kurandeba nkakubonamo akazoza kanje. Kandi wazubesha cyawaza ukabona kahe akwatibonye miwe kiwe ndakabona mwaka ukamubwiye ndabwo ati konda kubona akazoza kanje my good life it is you umwana gamukuse mwayo masomo ndavuga ngo mbaye umugabo ngize ucya mbona abandi bagabo nkabane baraje batuzungurutse badufata abagabo ganyabagabo there is a man and men baradufata none baratubwira ngo mwuname batuzungurukisha gutya mwembigana ya baby yawe ya baby yari yage nizo batinagize noneho barangije turunama njewe ngira ngo batubwiye agacezo gato yakoroje ngo twuname ngo dukoze ukuboko hasi ngo tangaza tugende tuzungu wamubasuzugura ndavuga ati nawe mwabuze imicezo mudukoresha ayi wewe ngo zunguka ukere kumpambi uvuga ko ndamanzunguruka nage ngo kimbiya nagiye kubiranduka kiribitire ngo nageze mu buzima y'amasereri ariko ntibagukubita urumva nyine batunjemo utuntu two kutugonganisha gutya imitwe tworoheje bukeye nuvuga ngo Nairobi nagaza kubitwa cyane warasubira ko bitwa ndi munsi ayiwe gatatu ahubwo iracitse wari wo kubunga ariko muzukuri hano tuhari mu rwego rw'akazi ariko Nairobi ni home. Nairobi ni home. Lazima tungangane huko. Lazima mcheze kinyinyi. Mcheze kisisi. Yani sometimes tuko Rwanda, another time tuko Kenya. Sisi ni watu wa Nairobi. None se nyuma yo kuzunguruka ibyo abakobwa wamyubizamo. Abakobwa nabonye ko ntakeza ka. Oya. There is nothing. None se nkuru waje kwibwira umukobwa uzakubayeho ngo cage dutandukana cyangwa na waravuzumvira. Narabimubwiye ndavuga atabwo bari bene wanyu bari bagutunya basinzira kuko no musinzira batakosa basinzira bari bakuntunyesha ese nyina cyane abasinzira bagukubise oya nabanyakenya rugabo bari batumina
abasinzi none warushitse umunsi wa mbere wavuze ga fast day wamuja guteta wumva gutaro gukunda ayiwe nari kiraraga kivuye ruguru kandi numvaga ndi umustar ukomeye za kwafe zinzembe guke ayiwe we uyogosheje urwembe man ayiwe uravugisha kuri no njewe n'ugwembe ni guke urwembe ikakubita kwafe cyangwa urwembe n'uruhara ikwafe oya no soko oya baga dukubita n'igwembe guki kwafe akagucishamo n'akarongo nageze buvira ndi umustar ukomeye uravugisha kuri kugwembe ubundi umustar wiriya ruguru nk'abantu batahazi kwambara isengeri no kugira umwivuri na bote ni radio niwe mustar I understand don't blame your body yeah nukuvuga ngo nubango ufite umwivuri isengeri y'umweru kandi nayo gufasha bana gazaza nza kwambara zo relaxing ingufa ya indi yo kwambara mu ishati ukagira ni radio ni kwafe yawe nziza mbese aho unyuze hose ubutwika nta mukobwa utazi kuvugisha narinze ngo umustar muri Kongo ni umuntu nyine muri korali nka kondigiteri ivyo gane byana mu mujyi nawe iriya yogosheshe ufite umwivuri wawe ayo cyangwa kuri bote yawe yogosheshe ufite umwivuri wawe ayo uri kuri gahunda urambesha man nuko uramutse ngide truce urwembe waragenda gukishura bakagosha cyane nk'umushuti wawe gusukogosha nawe wawe akagutengeneza ukamuhanka ibigori nka bibiri uravugisha ukuri bana uri kubeshya bazagutuka umuntu akogoshera ibigori bicanga igikombe c'ibishimbo I'm telling you the truth. Basi ibigori ntiba byuzuye ahantu hose we yashatse ariko ga nyine urumva ko niko kazi yenda zabihuza uzakuza nk'igishambagara bikagurishwa ibaze amafaranga ntaba ayi ruguru biragoye mani ni nk'akayi kantu kigeze kukubaho muri Kongo kavuga ati ubusitari buranshiranye birarangiye ubusitari ni igihe urumva twavaga ku ishuri nyine niremereje nigize umuntu wa danje noneho dusanga uruzi guzuye rwa Nyamurongo abajene biwacu bo barahazi muri Nyamurongo noneho umukobwa akaba yambaye amarinete umukobwa muvanye ku ishuri akaba yambaye amarinete arayafata ayahereza undi mujene ngo ni mpore ambwa ati mfasha ya marinete nshye ko ndabona kwambuka hariya no yatama nama numva nk'akantu kagashari nama ngenda ngo ati wayamuhereye ki wayazanye nkaya kwambukiriza ayahereza undi mujene njega namubwira kandi urahari we ko yari je uzugenda nabwo ati genda uyamwaka umukobwa wabandi yamagenda arayamwaka nabaye gukandagira ku kiraro cyangwa ariko satani urwanira amadirede ngo yambutse none irinete iragenda n'urukweto rwanjye rurari ariko mana uri kuza ngomvemo ga ayo indurira vuga ati siwe wari wasaze uruzi rwarimo rutemba cyane rwari ko rutemba uruzi rwa Nyamurombwe ni uruzi runini abahazi bo barahazi imvura iyo yaguye ruzaguza ruri kuri iyi misozi ibiri ruguru imivi kamanukiramo nose wari uzi koga cyangwa gusa oya urumva nyine nizanzuzi nakwatukira abana nizanzuzi nazo ushaka kubita n'umuvumba ariko ukagera nk'ahantu yenda ukamubwira ahagufu ugahagarara ukambuka cyangwa ugafata nk'ibuye byagaza bishoboka noneho gico gihe urumva gwarankubise runkura nkarungeza nkara ku modoka ayiwe namavuga nkameze nk'atanu yamashantakira umustar ikindi gihe nukuvuga ngo nijogaze bikifaranga zabakinyi b'umupira kazifata twubatse uruzitiro batwishura kazifata ngena none mu ruzitiro rwacu mwubatse kwa twubaka inzitiro bakatwishura abajene nyine bakina umupira noneho nkazifata ngena mu ruzitiro nkimba umwobo ngahita nzishira arahubika twagenda mu nama n'inka nijoro gati zafaranga nizize tugenda mu ruzitiro rwacu uruzitiro guze ibigori nkamanga nguko ndabona ari kuri kino kigori kazibura tukamadusera ngo twazibuze ngo acyo gice gati wakidukora bakamazukira kwa mugeje mu gitondo ndayenzo yatujana ifaranga wese ari umukinyi cyaro mubitsi gusa nari umukinyi nakinaga kane zanagora nkagera niri imbere naho nkashamburiye ukuza kabumbu
bijya nyine byo kwiyemera ariko bagaza none iyo twaganaga kwina nk'ahandi ari umupira wacu turi gukoresha bagaza nami nkubika kagira ati mwankinishije none se kubera iki niwe wari umusitari cyane nyine urumva aho ngaho nikaje bagaza ukunda kuyobora ibintu zose nukuri bazavuga ngo muri Kongo ngo hari ibintu by'imbuto sana ngo zo kurya ni izihe mbuto kabisa wemeraga cyane hari imbuto ibyufuka ariko imbuto za rwunta ntizitemewe kurenza paraporo na hano hari ibyufuka hari amapera hari amacoco hari miranga hari kagufwa hari kagufwa ni urubuto bita kagufwa rumeze gute ubwo urumva ni ku giti nyine cya kagufwa hari igiti cyitwa kagufwa oya I'm telling you sasa rero ikintu ngo nwangira na Samedi mugira stories zijye isa nko kuri kandi atari oya nibirukura barazumva nkubwire amoko y'ibitahaba nuvuga ngo rero iyo ni kagufwa hari ntuzi hari amacoco nayavuze hari nimba ari ngumu nimba ari se yitwa gutera ngumu yani yo muri hari yitwa reka nkubwire iyo gazona bijya iyo gazona bijya ugashishuka mu nda oya yitwa gute uryo ugashishuka mu nda iyo utari ibinyetse hano inyuma cyangwa imbere ubwo none imbere habaga hameze gute urabeje kabisa mane nta rubuto warya ngo ushishuke ururye imbere ushishuke inyuma amutene ngida trose no kurumva habaga inkeri habaga imbuto subwo nizihe zindi tuyambwira amoko y'ibiti yamoko hari igiti citwa umuranga hari iyo miranga hakaba kagufwa hakaba umukumo umukumo n'imikumo ga yari haba imikumo ni igiti cera imbuto zikaribwa kiba ari ikintu kizenguruka kimeze nk'iririndazi mukagenda mugishishura inyuma yaho n'inkima zagaza zikijya sana besha bazakunyomoza tu nyifatira ariko betegera hariho kagufwa hariho imiranga hariho umukumo hariho inendo hariho umuko hariho umukonaso bawita umukonaso siko se bawita umuko akaso sinkazi uko bazakongera urumva hakabaho ikijige hakabaho I'm telling you hakabaho imishiba n'ibintu zo gukura hasi si ibiti hakabaho agasasa hakabaho urukuri hakabaho katurekera aho ubwo kumbesha joga mvuye kumbesha reka turekera none abandi bandi bazavaye ayiwe ngaho no urukuri igiti ngaba nimba ari wakazwita mana ayo mazina yose jewe uzunyita kisoko so urumva side umuntu wese arimo ari gukora neza mu byukuri hanyuma ikindi cyo kuvuga ngo amafaranga arimo kuba bikora nyine bakabiha umwanya n'amafaranga araza buri kintu cyose washizeho umwanya n'ubushobozi bwawe uko zabisa kose cyo guhereza umusaruro so mu byukuri industry ko mbibona iri kuri gahunda yego gusa abantu bareke imitima mibi bakore neza bumve ko twese ari ibintu bisanzwe gufashanya dufashanye icubona ufasha mugenzi wawe umufashe imitima mibi reke ishire hanyuma bro wenda ndaguchallenginga gatoya mu ba content creator b'abanyamurenge ninde muntu uvuga ati uyu turetse ko nanjye no mu content creator ndamufana kweli nzandeba ibintu bye nkumva arankomye n'indongo umwe atari uko siwe wa mbere tuvuze cyangwa se atari uko ari inshuti yawe just uvuga ati uyu muntu kweli nanjye yo mubonye mutindaho Samedi umwemerera iki cyane uko ari inshuti yawe oya Samedi ni umuhanga mu actinga ikindi kandi mu gutanga azanabesha buri iyo nyiragiye kwactinga icyo wamubwira cyose akubwira inkuru itari yo nkaho hari nyine ni acting arayikubwira ukabona ari kuri gahunda yose so Samedi ni umwacteur nemera ku rundi rwego
yenda niwe mvuze ariko hari n'abandi benshi nemera ariko Samedi ni umuntu wa ndani kandi iyo muvuze ngo no mu bundi buzima busanzwe ni imfura kabisa. Samedi ni umuntu ikinyoma gusa ni imfura ikinyoma cyagikoresha hariya muri Ntuzi kandi shaba ari seriye agikoresha hariya muri acting nyine yahaye ambwira biriya byose ariko inyuma y'ahandi ni imfura cyane kandi ndamwemera kubicana yego ijambo rimwe ku ba content creator bagende bashiremo imbaraga buri muntu wese yumve ko ari gushiramo gutekereza kwa cyane yumve ko ari ibintu byiwe yumve ko ari devoir yiwe kuba yosavinga abantu yumve ko bimureba mbese ikindi cya kabiri dushigikirane buriya ntibakakubeshe ngo nushigikira mugenzi wawe ngo yenda ngo izabirasubira inyuma utitaye kuvuga ngo Lewis afite subscribers batatu nimba ari ikiganiro gukeneyeho kimwe nimba ari acting gukeneyeho ubishoboye yimwe jewe nasobanukiye umuntu abaye ambonye akabona kuko hari ubushobozi mfite no gufasha mbushoboye ayowe soko keretse nkagwara ariko mbishoboye hari abatekereza bakavuga ngo tujye twishirana nibwo bwenge nimba umpamagaye oya ntago ari byo buriya ni nkaho ugiye gufasha umuntu ku kiguzi runaka ko nawe neza fasha umuntu nimba ari ubufasha kubonyeho utitaye kuvuga ngo wenda nawe azagufashije umuhamagara utitaye ko ejo wari uriwe kandi navyo bibaye navyo ni byiza pe ariko kandi hari n'undi we uhereza ikiganiro utanateze kuzamuhamagara ngo yego hari woje ku acting utazeze so bivuze ngo abantu bose bakora zino gahunda twumva ibintu cyo kimwe dushigikirane yego gutera imbere kwawe nti kuzobuza ngo ubwo ngo wowe Abdallah wamfashije ngo ntuzotera imbere kubera ko wamfashije no izo rero cyo kinjo gufatikanya ubumwe nizo mbaraga kandi ni urangwanya ngo yayengo Lewis ngo njewe ngo Lewis ngo kuriya kugwanya umuntu ufite yerekwa ry'Imana yanashizeho amavuta niko kuvuga ngo urahagarara imbere ya Tanganyika ngo yigomere birago yaho umuntu Imana ifite kumugeza you can't do anything to stop yego akabazo kamwe umushumba mwarakoranaga yego hanyuma si cyane mukorana mbese tubabonana ikibazo kimwe muracyari inshuti turi inshuti cyane murahura muravugana mu buzima busanzwe turaganira mu buzima busanzwe kuri telefone kubonana live turaganira abatekereza ko wenda kuba batakubona n'umushumba wenda ari uko mwagiranye ibibazo n'icyo bababwira oya ni nkuko nawe tumaze imyaka ingahe tudakorana duherukanye kera so nuvuga ngo rero collab y'abantu iba mu gihe nyine byashobotse imyanya yabonetse bakavugana ati kino gihe dukorane bintu ubu nyine nibwo bikunze twari duherukanye ndango hafi umwaka urashize kandi tunahura mu buzima ni bene ibyo so kuvuga ngo wenda twaratandukanye tutagaragara kuri YouTube hamwe twembise bivuze ngo wenda hari ibyo dupfa abantu bazima bo kuba twavuga ati yenda uretse ko ntacu kwapfuye habaye hari nico twapfuye turi bakuru ko kwisha twavuga ati ni gutya na gutya ni simple cyane ikibazo cya nyuma urakijijwe ndakijijwe wadufasha tugasoza ikiganiro mu isengesho ry'Imana mu izina rya Yesu izina ryawe rishigwe hejuru kuko ntayindi Imana ihwanye nawe turagushimiye cyane kuko uri Imana ikomeye wongeye kuduhuza n'abavandimwe cyane igihe kirekire tudahura ariko ushimwe kuko utugiriye neza turagushimiye n'imbaraga zawe zikomeye zikubwa imbaraga zacu iki kiganiro twahuriyemo n'aba bavandimwe turasaba kugira ngo ukiderivaringa ahantu hagiye hatandukanye kinabe n'umugisha ku bantu bagiye batandukanye ubagirire neza bari kuwatchinga iyi video bagira icyo bakuramo natwe bari kugitanga tugira icyo twunguka reka ukomeze utwagure mu buryo bwose bugiye butandukanye ariko icyo twifuza no kugira ngo ukomeze imitima yacu yori nyotewe no gushaka ijambo ryawe amina kuko waravuze ngo bafite ijambo ryawe bafite byose kuko ngo imparaka yahagijwe no gushaka amazi mu butayu abari ku imitima yacu uhora uyuzuza inyota yo gushaka ijambo ryawe shimwa kandi uhabwe icyubahiro kuko uzumva gusenga kwacu dusabye make yatwizeye kuko utanga menshi kandi ukatangira ubuntu ni kubw'izina ryawe Yesu tubisenze amina haleluya reka ngushimire bro ku mwanya wawe reka ngushimire ku dustori twiza ndabizi ko twabambye cyane hanyuma abantu mudukurikiranye turabakunda kandi ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao